ndagusuje mu izina rya Yesu. Naje kukwibutsa ubwira ngo niba waravuganye n'Imana, akaba ari Imana avuganye nayo, cecekera utuze umutima, ntuzigere wita ku byo abantu bavuga. Niba waravuganye n'Imana, yirindire wihanganye, yitegereze, izasohoza ibyo yavuze. Ni Imana irinda isezerano ryayo, ni Imana yibuka ibyo yavuze, ni Imana izirikana ibyo yavuze, ibyo yabwiye umuntu wayo. Rero ndi wite ku magambo abantu bari kuvuga, ndi wite ku byo bari kuvuga uyu munsi. Ahari bari kukurebera mu ishusho y'uyu munsi bakabona ntacyo uzamara. Nawe koko wareba ubuzima ubayemo ukabona ntacyo uzamara koko, ariko rikakubwira ngo humura, niba waravuganye n'Imana, ibyo yavuze izabikora. Hari umuririmbyi waririmbye ikorasi aravuga ngo niba waravuganye n'Imana, byanze bikunze bizasohora. Niba waravuganye n'Imana, byanze bikunze bizasohora. Rero ntujye wita ku byo abantu bavuga, nujya kwita ku byo abantu bavuga ntabwo uzabishobora, ntabwo uzabivamo, bizaguca intege, bizagutesha ibyiringiro. Ariko niwita ku cyo Imana yavuze, niwita ku cyo Imana yakubwiye, iteka ryose uzahorana imbaraga, ahubwo uzajya uharanira gukora ibyo gukiranuka, kuko ibyo Imana yavuze urufunguzo rwabyo ni ugukora ibyo gukiranuka. Urufunguzo rw'ibyo Imana yavuze ni wowe urufite. Ahubwo hari ukuntu Satani agenda akaturasa imyambi aciye mu bantu, akaturasa imyambi aciye mu bo tubana, akaturasa imyambi aciye mu bo twizeye, akaturasa imyambi aciye mu bo twasenganye, hanyuma bakanaduca intege, bakatureka ko ibyo Imana yavuze bitazabikora. Ariko reka nkubwire, girira Imana icyizere, nimba ariyo yavuze kuko akaba ariyo yavuze, izasohoza ibyo yavuze, kuko n'ubu ibyo yavuze nibyo twicayemo nanone. Kuko iyo aza kuba itaravuze ntabwo mba niciye ahangaha, ntabwo mba ari kukuganiriza. Impamvu ukomeje umutima ni uko nanjye ibyo yavuze irimo kubikora, nuko ibyo yavuze irimo kubikora. Imana ndayishimiye kuko izirikana ijambo ryayo, kuko abantu bavuze byinshi, abantu baduciye intege kenshi, abantu batubwiye ko twayobye, abantu batubwiye ko Imana yanaturetse. Aho twageze tubona natwe Imana yaraturetse, ariko twihata gusenga, twihata gushaka ya Mana yatubwiye, yavuganye natwe. Kandi ni ukuri aho igejeje kuri tubaye tuyishimiye. Natwe muri duce dufite yaduhaye, tuzadukoresha twamamaza gukomera kwayo, tuzadukoresha tubwira abantu ko ijambo yavuze igira irindi bihe n'ibi. N'ubu kuba turiho nuko yarinze ijambo ryayo, yaravuze ngo izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira iracyaturinze. Rero hari byinshi byifuje kuduhitana, ariko kubera ko ijambo ryayo yarivuze, iravuga ngo izaturinda amajya n'amaza, iracyaturinze. Turayishimiye ko yaturinze. Twari kuba bande yitaza kuvuga mbere y'uko abantu bavuze. Shimiye Imana ijya ivuga mbere y'uko abantu bavuga, hanyuma ikanarinda ijambo ryayo, ikarishyigikira. Abenshi baduciye intege batwirika ko twibeshye, ariko ndashimiye Imana ko yazirikanye ijambo ryayo. Niyo napfa uyu munsi navuga ngo ni Imana isohoza isezerano. Yaravuze ngo nzabubahisha. Imana yacu irabikora, yaratwubahishije. Twari insuzugurwa hasi y'abandi bose, twari duciriritse hasi y'abandi bose, ariko none natwe yaduhaye kuvuga ijambo ryayo, yaduhaye naho kurinyuza. N'ubu uri kuryumva kubera ko Imana hari icyo yakoze ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Naje kukubwira ngo komera, wowe mugenzi wavuganye n'Imana, komera, wowe munyamasengesho, wowe munyamasezerano Imana yasezeranyije kwizagirira neza. Komera, senga, ukiranuke, ibindi ubyihorere. Wikwita ku byo abantu bavuga. Oya, abantu bazakubwira byinshi, abantu bazaguca intege, abantu bazagutega imijugujugu, kubera ko nta handi Satani azanyura, ni mu bantu, ni muri bandi wizeye. Ariko komera, shikama, guhagwana ubwo imbere y'Imana, ntukagwagwana ubwo imbere y'abantu, guhagwana ubwo imbere y'Imana. Ndabizi zongere kubyutse, uhagarare neza, ushikame, weme. Nimba yaravuze ngo izagukuraho urubwiza rugukuraho, nimba yaravuze ngo izagukura ku cyavu izagukura ku cyavu, niba yaravuze ngo izaguha ijambo Imana izariguha, ntabwo ijya ibeshya.
bene se wa Yosefu urabyibuka ibyo bakoze, bamujugunye mu rwobo, bazi ngo bagiye kumwica, Imana iramurokora imukurayo, baramugurisha kwa Potifari, bazi ngo bamuteho batazongera kumubona, ariko Imana imukuramo. Ni Imana izirikana ijambo yavuze. Reka nongere nkwibutse, ibiri kukubaho uyu munsi ntabwo ari ikimenyetso cya nyuma cyerekana ko Imana yakuretse. Oya, ahubwo ni intangiriro y'iby'Imana yavuze. Kubera ko iyo amazi agiye gushya abanza kabira, humura. Iyo bigiye gushya bibanza bigatogota, humura. Icyo naje kureba kuri iyi si, naje gusanga nta joro na rimwe ritagira igitondo. Buri joro ryose rigira igitondo. Humura, igitondo cyawe nawe kirahari. Hari igihe uzabyuka ugasanga byakunze, hari igihe uzabyuka ugakandagira bikemera. Uyu munsi urakanagira ntibyemere, uravuga ntiwumvikane kuko ntacyo kuvugira ufite, ariko hari umunsi Uwiteka azasohoza ijambo yavuze. Avuga ngo yaravuze, mwana wanjye nzaguha ijambo, ari guha urivuge, aho utari ukwiriye kurivugira urivugiraho mu izina rya Yesu. Imana izaguha ijambo. Ubu ngubu uravuga ntiwumvwe, wabaye igicibwa no mu muryango, wabaye igicibwa no mu bantu, no mu bo mubana, nta jambo hafite kandi ntaryo ufite kuko, ariko hari Imana itanga ijambo, hari Imana izirikana ijambo ryayo, izakuzirikana. Gira gusenga kandi ukiranuka, nuyicumuraho uyisange, ubwira Imana ngo Mana nagucumuye, wongerera imbabazi, Imana izakubabarira. Nakubwiye ngo gwagwana ubwo imbere y'Imana, ntukagwagwane witeza abantu ugwa mu bantu. Oya, gwagwana ubwo imbere y'Imana, ubwira Imana ngo Mana ni njye wa wundi wavuzeho, wamvuzeho, hari icyo wamvuzeho ndabyibutse. Bizirikane, ujye uzirikana icyo Imana yavuze, nibwo tuzacika intege muri ubuzima. Hari Satani atwereka ibituriho biri kutwirukaho, bigatuma twibagirwa icyo Imana yavuze. Nyamara yaravuze ngo izaturinda amajya n'amazi, none no mu bihe bidashira, kubera ko ari Imana izirikana isezerano yagiranye n'umwana w'umuntu. Humura, naje kubwira ngo humura, wicika intege, komeza gusenga. Ubutayu umazemo iminsi Imana izabugukuramo, ubutayu umazemo igihe Imana izabugukuramo. Nawe uzaba umugabo nyamugabo, nawe uzaba umugore nyamugore, nawe uzaba umukobwa nyamukobwa, nawe uzaba umusore nyamusore, uvuga ijambo rikumvikana. Nugera gusenga ukiranuka, gusenga ukabitiranya gukiranuka, gusenga ukabitiranyaho imirimo, ni ukuri uzabona ukuboko kw'Imana, uzabona imbaraga z'Imana, uzabona ukuntu Imana irengera abantu bayo, uzabona ukuntu Imana irokora abantu bayo, uzabona ukuntu Imana itanga ijambo ku bantu bayo, uzabona ukuntu Imana isubiza agaciro umuntu wayo. Uzabirebesha amaso kandi nawe uzabibona. Humura, tuza, ntiwite ku byo bavuga, ahubwo wite ku cyo Imana yavuze. Reka ngusezere nkubwira ngo ntuzongere na rimwe kwita ku cyo abantu bavuga, ahubwo ujye wita ku cyo Imana yavuze. Imana ishimwe cyane, kandi ntukabyibagirwe, ujye wibuka ko Imana yavuze ko izakurinda. Ntujye ureba ngo nuko urwaye bikomeye ugeze hari ku munota wa nyuma, jya urwara wibuka isezerano Imana yaguhaye, uvuge ngo Mana warambwiye ngo uzandinde, none bigenze bite? Nubona abantu bakugambaniye, ujye ubwira Imana ngo Mana ko wambwiye ko uzanzirikana, niki kikundekesheje? Nusanga hari agatotsi kaje hagati yawe n'Imana, gakuremo. Bwira Imana ngo Mana mbabarira, nagucumuyeho, nagenze nk'umuntu uko ndi ku isi yuzuye ibyaha, ariko mbabarira, wongere unzirikane. Kandi iteka ryose ibyifuzo byawe bijye biba ibyo kubana n'Imana. Ntuzigere wibagirwa icyo Imana yavuze, icyo Imana yavuganye nawe. Niba waravuganye n'Imana, byanze bikunze bizasohora. Imana ikumpere umugisha. Amen.